Ese kuri wowe kubona internet bijya bikugora? Niba bijya bikugora, ino video ni ingirakamaro kuri wowe. Tugiye kureba igisubizo ku bantu kubona internet bijya bigora. Hari igihe megabyte zishobora kugushirana cyangwa ukaba nazo ufiteho, ndetse ushobora no kuba ahantu uri utabasha gukurura wifi neza cyangwa na wifi ihari. None se mu mimerere nk'iyo ni gute wakoresha internet y'ubuntu n'ubure kuri online? Hari abantu bifuza guhora online bakoresha YouTube, WhatsApp ndetse n'izindi social media. Ese ujya uhura n'icyo kibazo cyo kubura internet? Muri ino video tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha internet wifashishije VPN. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mubwire ibi. Ntabwo ngiye gushishikariza buri wese mu bagiye kureba ino video ngo bajye bakoresha VPN, nubwo ino YouTube channel yitwa XYMENYA igamije kwigisha amasomo yerekeranye na VPN. Ahubwo icyo video igamije nyikoze ngira ngo ufashe buri muntu wese ugira ikibazo cya internet ajye yoroherezwa no gukoresha internet y'ubuntu. Noneho reka dukomeze twivugira VPN. Nuko izina ryabyo riri, ijambo VPN mu magambo arambuye babyita Virtual Private Network cyangwa se network zihariye. Izi ni VPN cyangwa se ni imiyoboro igufasha gukoresha internet bisa nkaho wahinduye icyerekezo cya network uri gukoresha. Ibyo ntituri bubitindemo, ahubwo twe tugiye kwirebera imiyoboro ikorana na internet yo mu buryo bwa VPN, ni ukuvuga simukadi bikorana ndetse n'uburyo umuntu abyestara. Nyuma yo kureba uburyo umuntu yestara izo VPN, turi burebe noneho ese ni hehe wazajya ukura ayo ma application y'ama VPN. VPN ni ama application atandukanye agufasha gukoresha internet muri ubwo buryo. Ku busanzwe rero cyangwa cyane inaha mu Rwanda, VPN nyinshi zikorana na simukadi ya Airtel cyangwa Tigo, naho izindi zikorana na simukadi za Mango 4G. Kuri MTN ni gake cyane uzabona VPN bikorana, gusa niba hari yuzi bikorana uyitwandikire muri comment, cyangwa niba hari yo wigize ubona cyangwa ukumva ko ikorana na MTN ubitubwira muri comment. VPN rero hari izikenera fayiro, urugero nk'ama VPN akorana na Mango 4G ndetse namwe mu ma VPN yo kuri Airtel, urugero nka Stack VPN ndetse n'izindi. Izindi VPN zo ntizikenera fayiro. Twe reka dutangire turebera hamwe uburyo bestara VPN zikenera fayiro, hanyuma tunarebe uburyo westara izidakenera fayiro. Kuzidakenera fayiro ndabereka uburyo westara VPN yitwa Stack VPN. Mu gihe wabonye fayiro, ese ni gute westara iyo VPN yitwa Stack? Nyuma yo kuyireba cyangwa nyuma yo kubona uburyo umuntu ashyiramo fayiro muri Stack VPN, ndahita mbereka noneho ama app adakenera fayiro uburyo nayo umuntu yestara VPN. Gusa nanone mbere yuko mbereka ku kantu k'uburyo bikorwamwo, reka mbanze nkubwira ahantu wakura izo VPN. Izo VPN yaba ama application ndetse n'amafayiro ushobora kujya ubisanga kuri WhatsApp group yacu. Dufite WhatsApp group itanga ayo ma VPN. Ushaka kwinjira muri iyo group, hari link igufasha kwinjira muri iyo group. Link ni nk'amagambo cyangwa code ukandaho ugahita winjira ku rubuga runaka. Nukanda kuri iyo link urahita winjira muri group yacu. Link uri buyisange muri comment. Muri comment ya mbere turashyiramo link ikwinjiza muri WhatsApp group yacu. Nanone iyo link turashyiramo iri bukujyane muri Telegram. Hari kujya kuri Telegram channel yacu cyangwa ukajya muri WhatsApp group yacu. Aho hose uzajya uhasanga link, uzajya uhasanga VPN zose zigufasha gukoresha internet y'ubuntu. Ako kumvikanye.
Nanone izo link dushobora kuzishyira no muri description cyangwa se mu bisobanuro by'ino video. Buri wese ntekereza ko yamaze kumva ahantu azajya asanga izo VPN zigezweho zimufasha gukoresha internet ku buntu mu gihe uzi ko ugorwa no kubona internet. Noneho reka mbireke uburyo bestara izo VPN. Noneho ubu ngiye kukwereka uko westara fayiro muri app ya Stack VPN. Icyo ukora ukanda kuri iyo VPN, warangiza ugahita uza ugakanda hano. Reka mashyire akamenyetso. Okay, ahantu ubona ndi gushyira fresh uhita uza ukahakanda. Warangiza ugahita uza, akeshi usanga byemeje hano. Usanga bimeze gutya, ubwo wowe ikintu ukora uhita uza ukahakanda. Warangiza ugahita uza ugakanda aha ndi kukwereka handitse ngo import setting. Iyo umaze gukanda hano uhita uza hano ndi gushyira akamenyetso nanone. Uri kuhabona aha. Iyo umaze kuhakanda uhita uza hano handitse ngo import setting. Naho ni hano aho ubona ndi gushyira akamenyetso. Nyuma kuko mbona ziguhereye kuri WhatsApp, hano uba winjiye mu byumba byo muri telefone, uhita umanuka ukaza hepfo ukareba ahantu handitse ngo WhatsApp. Iyo ukoresha WhatsApp isanzwe usanga handitse WhatsApp, waba ukoresha WhatsApp business ugasanga handitse WhatsApp business. Aha ni ku bantu bazikura kuri WhatsApp, naho ababa bazi downloadinze bazikuye kuri Telegram ho ujya mu cyumba cya Telegram, ariko twereka tujye kuri WhatsApp. Ngaha ugahita uhakanda. Iyo ukihakanda uhita umanuka ukaza hano handitse ngo media. Ugahita ujya hano handitse ngo WhatsApp document. Uri kuhabona. Uza kuri private, utazisanga kuri private ukaza ukazisanga kuri sent. Okay, nkuko ubibona iyo uje hano, iyo wamaze kuyishyiraho niho uhita uyisanga ukayidownloadinga. Gusa kuko ari njyewe nzitanga keshi mba nzikora, nje reka nkwerekane tugiye kuzisanga. Okay, uri kubona ko nje kuko sanzwe nyifite narayi downloadinze, njyewe izanjye ziba ziri kuri download. Ugahita usanga zimeze gutya. Rero ikikubwira ko fayiro wayigezeho uyibona ifite kano kantu ubona ndi kukwereka imbere k'umutuku gafite ubudomo bw'umweru, ukabona n'ano magambo yanditseho ngo Stack ariko ari inyuguti ya S na T na K. Rero iyo umaze kuyigeraho, mbere yuko nkomeza reka nkwereke iyo wazikuye kuri Telegram. Uhita uza ugakanda kuri Telegram nawe ukazihasanga. Icyumba cyose waba uzibikaho niho zisanga. Iyo umaze kuyibona rero nk'uko nguku urabona ko ngiye twayisanze kuri download, uri kuyibona ngiyi hano. Uhita uza ugahita uyikandaho. Iyo umaze kuyikandaho biba byakunze, ikintu uhita ukora uhita uza ugakanda hano mu kizeru kinini. Hano warangiza ugahita ukoramo. Icyo gihe birisacinga, iyo bikunze hahita hiyandika ijambo ngo connected. Uri kubona ko byakunze cyane. Niba uri kubireba rwose urabona ko byamaze gukunda. Noneho reka nkwereke uburyo westara VPN. Hari igihe ubasha kubona ka VPN ndetse n'ahandi wagakura ni muri groupe ya WhatsApp yacu. Hari igihe rero tuzajya dutanga VPN tukubwire application, noneho wowe umenye ukuri buyiyestarire. Nabyo reka mbibereke. Reka nje mu ma application
reka ndebe urugero rwa VPN tureba. Okay, reka dukoreshe ino VPN, gusa ngiye kubiberekera muri no VPN, ariko uzirikane ko hari izindi VPN tuzajya dutanga. Uko iyi ndi bubikwereke, iyi ngiyi ubona ndi gushyira aga fresh yitwa MXT Tuner cyangwa MXT5. Ino VPN uko bayestara ni nako bestara izindi VPN zose nzajya mbaha. Reka tuyestare nabyo birebe, uraza uyikandeho. Uzirikane ko iyi ni VPN idakenera fayiro. Turarindira yisacinge, gusa mu gihe itari loadinga ndagira ngo nkwereke ko ya indi ya stack twakoze yafungutse. Iyo yamaze gukunda ubu ubona kano kantu k'akagufuri niko kakwereka ko byakunze. Reka twikomereze. Rero VPN iyo ariyo yose ugomba guhita uza ukajya hano handitse VPN yose nzajya mbaha ibifite imyanya ibiri. Hari hano handitse server n'aha ha network. Icy'ingenzi ni aha hantu habiri hameze gutya. Uhita uhera kuri hano hambere, hanyuma ukakandaho. Reka dutegereze amasegonda make. Iyo umaze kuwakandaho bakwereka amaseva atandukanye cyangwa se ama network atandukanye. Reka byongere bigaruke. Iyo bakweretse rero network zitandukanye uhitamwo iyo ariyo yose. Iyo wahitamo muri izi nta kibazo, wenda twereka twihitiremo nk'iyi ya 8 ino server VPN Global 08. Akenshi haryo usanga ari ibihugu ngo Germany, USA ndetse n'ibindi. Iyo udasanzeho ibihugu usangaho tuno tuntu, uraza ukande kuri akawenda ka 8 misemo. Ikindi cyitonderwe naho hingenzi na ha kabiri, nubwo ubona njye handitse ngo Rwanda Airtel Free, reka tuwakande turebe ibindi bihari. Iyo wakanze bakwereka ama sim card yose, ama network y'ibihugu byose, hafi ya byose byo kwisi. Ubwo rero wowe ikintu uhita ukora, uhita umanuka witonze muri VPN yari yose nzajya nkuha. Uzajya umanuka witonze urebe neza, urebe ahanditseho ngo Airtel Rwanda. Reka dushake iyo yitwa, dore ngiyi tuyigezeho. Uri kubona ko muri VPN zose bari kutwereka hari Airtel Free, Airtel zini nyinshi. Uhitamo kamwe muri aka, ariko kakwanga ugakoresha kandi. Twereka dukoreshe Rwanda Airtel Free, kaduhitemo aka kanyuma. Akenshi kano kanditseho Airtel Rwanda ya Free gutyo, akenshi ni nako kaba gakora. Iyo kanze ugerageza kandi, gusa wowe nuko byestara kuri VPN yariyo yose. Ibi iyo birangije uhita umanuka hano ugakora kuri start. Wow, okay, ni ibi rwose. Nkuko nabikubwiye, urabona ko iyo bihinduye ibara muri bene aka kazeru biba bikunze. Kuri VPN yariyo yose uhita ubona ko hari igihindutse. Nanone ikindi nakubwira cyo, hari ubundi bumenyetso bukwereka ko byakunze. Urabona nkaha hahise haza ijambo connected. Hano haje ijambo connected. Hano ama network atangiye kwitera. Ni ibintu byinshi. Urabona ko hahise hazamwo ads. Abenshi murazizi, ni amatangazo. Bene ibi ngibi urabikupa. Uri kubona ko byakunze. Ndashimira wowe tubanye muri no video ikwereka akantu step by step. Nyuma yuko tumaze kubona uburyo bwo kwestara izo VPN, ndagira ngo shimira uyu muntu ninde ngiye gushimira. Ndashimira umuntu uwo ari we wese ubona video akabona n'ingirakamaro akayisangiza kuri bagenzi biwe. Hari n'igihe iba ari video isekeje, ari comedy, ari video runaka bitewe n'ikimumariye, akayisangiza kuri bagenzi biwe. Abantu mukunda gukora share, mugafata video mukazisangiza bagenzi banyu, mwumve ko tubashimira cyane. Muri abantu b'ingirakamaro, abantu mufate video mukazisangiza. Ubwo rero nawe uri kureba ino video,
nubona hari icyo ikumariye kandi ndabizi neza iri bukikumarire mu gihe uri bube winjiye muri izo group ukabona VPN, ariko nubona ino video rwose ari ingirakamaro kuri wowe uyisharinge ku nshuti zawe, kuri bagenzi bawe, baba abanyeshuri mwigana ndetse n'abandi, kugira ngo nabo ikintu kijyanye na VPN niba batagisobanukiwe cyangwa batakizi babashe kugisobanukirwa, ndetse nabo bajye boroherezwa no kubona internet. Mwakoze cyane, naho mu biganiro by'ubutaha.